yabwiye Bikira Mariya ati dore umwana wawe. Ubwo numva binshimishije nkajya mparamwiyambaza igihe cyose kugeza no kuri iyi saha. None ubu ngubu ngiye kumutura isengesho. Mariya mubyeyi utagira inenge wa Yezu wacu, ubwiza bw'ubu gutemba ku mubiri buduteye ubwuzu, umubano w'amakuba turimo muri iki gihe duteye ubwuzu. Twishyize mu maboko yawe, twizeye ko umutima wawe udukunda rwose uzaduha icyo tugusaba, kandi uzatubere ubuhungiro bw'ibyago buduturutse impande zose. Ibyaha twakoze byadukururiye ibyago bitagira ingano, ariko tukabirengaho tukaririmba dutangarira ubukire busumbye bw'ibindi biremwa Imana yaguhaye, kuva igihe usamwe kugeza umunsi ujyanwe mu ijuru, akakwambika ikamba ry'umugabekazi w'ibyo yaremye, isoko itagira inenge y'ukwemera. Shyira ubwenge bwacu mu mariba y'amahame y'iteka, ururabyo rwera nk'inyange, ugahumura ubutungane bwose, imitima yacu kwanga ibyaha gihumanyiraho, kikatugira abanzi b'Imana n'abagaragu bayo. Muhire abakunzwe n'Imana, umva isengesho ry'umuyoboke wawe ukwambaza muri uyu mwaka wawe wakugeneye. Erekeza amaso yawe ku magorwa yacu, hindura imitima y'abagira nabi, hanagura amarira y'abarira n'abababaye, komeza umutima w'abakene n'abato. Tsemba inzangano, ganza ingeso mbi mu bantu, rinda ubusugi bw'urubyiruko, urengere Kiliziya ntagatifu. Waha abantu bose kumenya ko bavindi imwe, bose bari ku muryango. Umuseke w'izuba ry'amahoro usaza isi yose urasire. Akira mubyeyi w'imico myiza, amasengesho tugutuye twiroheje, turagusaba ko umunsi umwe bazaza guteranira imbere inteko ya mwihirwe ry'iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. kandi y'umwami wacu, kuko ubuzirikana umubyeyi we ntasiga amara. Neza kujwereza mfite akantu k'akavugo ngiye kubabwira, ariko kavanzemo ikinyarwanda cyashize. Hari uza kumva akumva ati kiriya kinyarwanda ntabwo ushobora kugarura. Yewe ubwo ngiye kugatangira rero. Ni isomo, ni inzira tuzanyura. Kavuga ubu navuga icyambu cyangombwa cy'abantu, mbwira ab'isi inzira tuzaca umunsi twavuye mu Rwanda, igihe tuzacirwa urubanza ngo rwiharire rwacu bwite, urwo badusanganiza dusanga ni ugusigwa kw'abagabo, urwo badusanganiza dusanga. Mwumve rero abo mu buzima, inkuru yamvanye aha y'urugendo Imana yampaye ngo njye kwiga no kuyitoza n'abandi. Nari natunguwe n'indwara, nahuye n'irindi gusenga no gusukura n'umukunzi. Indabo nateyeho za roza ndazibagarira nzuhirira. Igihe ndi mu nzira ndi muri ibyo, numva akabeho ntamenyeye kanyirutse umubiri wose. Iryo joro ryose nkanarebye, barampeka bajya kunyereka muganga, baramubyutsa abandi rike, arampima asanga ari umusoro. Amuha umuti n'igitanda ndaryama, asubira mu ijoro iwe ku buriri. Igihe cyo mu nkoko ndarabirana, roho isa n'ivuye mu mubiri. Ndabuka igihugu kindi ntazi. Igihe nkirindagira ntakibona, mbona umuhungu aturutse mu bicaguruka nsanga ndeba rwose, ngo ni marayika Mariya. Angeze ahambwira afite urugwiro, ati turasanganywe turahorana, ati ndi umurinzi wa roho yawe. Ati ubwo wifuza kubona byinshi, banza utangirire kuri ibi, urebe Yezu aharuta urubanza. Nyirabukwe ndebye ndamwibwira, mbona harimo ikinyarwanda kinyuranye, mbona wa mugabo aragushije, aturutse mu nzira iva mu Rwanda. Igihe nkirindagira ntakibona, ubwo umumarayika murinzi wa wundi navuze mu kanya kashize araza ati tuza humura mubyeyi kandi munyarwanda. Ubwo mbona Bikira Mariya akenyeye izuba, yiteye ukwezi, ateze urugori rw'inyenyeri 12.
ubwo bigasanga isengesho wa mubyeyi yavuze naryo ndarizi yarivuze neza rwose burya Bikira Mariya aradukunda se mubonye ko adukubise akantu nakunze kumva igitekerezo muri 80 ubwo natangiye kugikira se muzi ko kuva muri Rulindo ari njye wajyanye abantu n'amaguru ninjye wabajyanye bwa kabiri tujyana n'umubikira ndabyibuka njye wabajyanye njye nagezeyo muri 82 abana babonekewe gatatu ubu nshuro ya kane nari nagezeyo naho nagira ngo twibuke twicuze roho ntitukicuze imibiri yose tujye twicuza na roho murakoze mu kirisitu Singiza Mariya